isezerano ryawe ryiza mwami Yesu ryo kunjyana mu ijuru ndaryizera rwose. Natangiye urugendo rwo kunjyana iwacu ariko intege nke zanjye zirangoye mwami. Tebuka Yesu tebuka, tabara umwana wawe yiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho. Bera ingabo mukiza, bera inkingi mwami, ukuboko kwawe kunyobore mu nzira. Umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye butsinda hasi. Yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera, maze umwuka wanjye ugwira isari muri jye. Komeza mwami komeza ubugingo bwanjye, ubuntu bwawe busaga bushoboza urugendo. Nzamuye amaboko yanjye yateze hejuru, guhera mu gitondo mbona imbabazi zawe. Ntawaburana n'Imana ngo ayitsinde na gato, ndetse n'abamarayika ntibera imbere yayo. Ariko umwana w'Imana Yesu Kristo akuzwe, yaratwejeje rwose atugira abera. Nishimwe rikomeye iyo ngabo yacu, ibirego bya Satani nta bubasha bigifite. Uwayo ntabwo azigera atsindwa urubanza, iyo ari mu kiganza cy'umucunguzi Yesu. Kubw'izina ryawe n'amaraso yawe, udushoboze kugera mu ijuru kwa Data. Twarakwizeye Yesu, ahasigaye nahawe, ni wowe mucunguzi wa bugufi wacu. Ntabwo ubutumire bwawe nabura babwitaba, ngwino Yesu utware ibimuga nkanjye. Ntabwo ubukwe bwawe bwabura umugeni, ngwino Yesu utware abo wacunguye. Ntabwo amazu yo mu ijuru yabura abayaturamo, ngwino Yesu utware abagaragu bawe. Ntabwo ijuru rya Data yabura abarijyamo, ngwino Yesu utware abawe Maranatha. Ntabwo ijuru rya Data yabura abarijyamo, ngwino Yesu utware abawe Maranatha. Ngwino Yesu utware abawe Maranatha. Ngwino Yesu utware abawe Maranatha. Bene data namwe bashiki bacu, namwe mwese mutwumva mu gitondo cy'uyu munsi, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko twabisabye Imana ku cyumweru gishize ko kuri uyu munsi iduha umwanya dutegurira ameza, yongera kudushoboza kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Turashimira Imana ko yabishoje. Turacyari mu ijambo rivuga ngo
izina ritangaje ry'Imana nzima. Izina ritangaje ry'Imana nzima. Le nom merveilleux du Dieu vivant. The wonderful name of the living God. Nibyo twakomeje tubibona. N'ubu turasaba Imana kugira ngo nk'uko twabyumvise ubushize sengesho rya Dawidi, Uwiteka Imana nzima iwejeshe amaso y'imitima yacu kugira ngo tubone ibitangaza byo mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu fasha akanya ko gusenga mbere y'uko dusoma ibyanditswe byera. Turagushimiye Uwiteka Mana nzima, mukiza ubuntu n'imbabazi, mwami mwiza, mu gitondo cy'uyu munsi utugiriye ubuntu, utwongeye kubaho, uduhaye guhumeka umwuka w'abazima, ariko ikiruta byose utwemereye mwami kuboneka imbere yawe kugira ngo umwuka wawe wera atugaburire ijambo ryawe rizima. Ntabwo ijambo ryawe ryasobanurwa n'umuntu, ntabwo ijambo ryawe ryakwigishwa n'umuntu. Mwami, udusoreze isezerano nk'uko wabwiye intumwa zawe ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko ntazavuga ibye, azafata ibyanjye abibahishurire kandi azampesha icyubahiro. Mwami, ijambo ryawe rihishuwe, izina ryawe ryonyine niryo rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ribwirijwe, mwami, izina ryawe niryo ryizerwa. Ijambo ryawe ribwirijwe, icyubahiro cyawe nicyo gihishurwa. Mwami, izina ryawe niryo rizamurwa. Ntabwo ijambo ryawe ribwirizwa kugira ngo abantu aribo bamenywa, abantu aribo bahimbazwa. Ijambo ryawe ribwirizwa kugira ngo izina ryawe ryubahishwe, izina ryawe ryizerwe, izina ryawe mwami rihabwe ikuzo kugira ngo abana bawe baguhimbaze, bagusingize. Mwami, niyo ntego y'ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo izina ryawe rihishurwe. C'est pour que ton nom soit levé. C'est cela le but de la prédication de la parole de vérité. Mwami, iyo ntego uyisoze mu gitondo cy'uyu munsi. Utangirane nanjye, sozanye nanjye, uhagarare hano mwami, wiyoshe icyubahiro, bwiriza ijambo ryawe, nkaba ngushimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Uwiteka aduhane umugisha mu gitondo cy'uyu munsi. Turasoma muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Immanuel. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Mu Gifaransa dusome haravuga ngo c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Umwami Imana iwumugisha ijambo ryayo. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ryasohotse mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya myaka irenga 700 umwami wacu Yesu Kristo ataravuka, umwana ataragaragara, Imana itarambara umubiri, kuko Imana nta kikora itagishuriye abahanuzi bayo, nk'uko muri Mose 3:7 bivuga. Ijambo ry'ubuhanuzi niwo muyoboro Imana inyuramo bitewe n'igihe, nk'uko twabyumvise ngo umurimo w'Imana ukorerwa mu gihe cyawo, bitewe n'ibihe Imana yagiye igena. Mbere y'uko igira ikikora, ibanza gutegura umuhanuzi, ikamunyuzamo ijambo ryayo, igihe cyagera iryo jambo ikarisoza. Aha niho Bibiliya itandukaniye n'ibindi bitabo, kuko yo ivuga ibitaraba kandi igihe cyagera ikabisoza.
umwami imana ikanyuza ijambo ryayo mu bahanuzi bayo. iri jambo turimo kumva ku byerekeye izina ritangaje ry'Imana nzima ni ijambo rituganisha nk'uko twabibonye. iryo zina rirahari, ariko iryo zina ni izina ryatanzwe n'ijuru, iryo zina ni izina ryatanzwe n'Imana, iryo zina ni izina merveilleux, ni izina glorieux, ni izina ritangaje. It's a wonderful name. Ni izina riri hejuru y'amazina yose, ni izina ritagereranywa, ni izina ritangaje, ni izina rikiza ibyaha, ni izina ribohora imitima, ni izina rikiza indwara, ni izina risenyera satani, ni izina ryirukana amadayimoni, ni izina ritanga amahoro, ni izina dukirizwamo, ni izina twizera imitima yacu ikabohoka, ni izina ntagereranywa, ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka yari yarabiteganije. Twebwe abizera niko tubyizera, twizera ijambo ry'Imana Imana yashyize mu mbago z'ubuhanuzi. Uko yari ihumetse niko irisoza. Imana yavuganye na Nowa ko umwuzure uzatera, amara imyaka 120. iryo jambo ribwirizwa, igihe kiragera, icyo Uwiteka yavuze iragisohoza, kandi nta mvura yari bwagwe icyo gihe. Abantu baramuseka, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iby'Imana yavuganye na Eliya mu gihe cye byose yarabishoje. Iby'Imana yavuganye na Mose mu gihe cye byose yarabishoje. Iby'Imana ivuze mu ijambo ryayo bisaba ko igihe kigera gusa, kandi abantu si bo bagena icyo gihe. Nyiri ijambo, nyiri ubuhanuzi agena igihe, agatanga ijambo kandi akarisoza. Ndashimira Imana ko nta na kimwe kizerwa n'abana b'Imana n'itorero ry'Imana nzima ngo kiba ari ikintu cy'igitoragurano, biba ari ibintu by'ibihimbano by'umuntu wariye agahaga kavuga ngo yarose, akagira ibyo bita mu gifaransa le cauchemar. Abantu bagakurikira abantu bavuga ngo beretswe ibintu ngo barose, ariko itorero ry'Imana nzima ryubatse ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana rizima. Niyo mpamvu nta mwanya itorero ryabona wo kwizera ibintu by'ibihimbano. Ukwizera kw'abana b'Imana guhagaze ku ijambo Imana ubwayo yanyujije mu bahanuzi bayo. Imana ivugiye muri Yesaya. Hano Yesaya arahanuye. Yesaya 7:14 ni prophétie. Esaïe 7:14 c'est une prophétie. Yesaya arahanuye, aravuze ngo, Uwiteka aravuze ngo umwana azasama inda, abyare umwana w'umuhungu, azamwita Emmanuel. Une vierge concevra, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Un point, un trait. Ibyerekeye ko Yesaya abisobanura, ibyo ntabwo bimureba, kuko ijambo sirye, ijambo niryo Uwiteka. Uwe ni umuyoboro Imana inyuzemo. Imana ivuga igitekereza, kandi ibizi ikishaka kugeraho. Igihe cyagera ikagisoza. Ibyo kuvanga abantu ngo ntabwo babyumva, ariko abana b'Imana babigenewe. Iyo igihe kigeze, Imana igasoza ubuhanuzi bwayo, abagenewe kwakira iryo jambo, Imana iba ububasha bwo kurisobanukirwa. Ubundi ntabwo byumvikana, umwana azasama inda. Niyo mpamvu iyo usomye hano mu gifaransa muri Yesaya 9:5, hano Yesaya yarahanuye. Wenda byashoboka yuko abantu batangiye kujujura batemeranya n'ubuhanuzi busohotse, kandi birumvikana umwari yasama inda gute, ariko Imana ibizi ikivuga. Muri en Esaïe 9:5, quand on lit attentivement, on voit que c'est une description. Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ni ukuvuga ngo muri Yesaya 7:14 umuhanuzi arahanuye gusa ko umwari azasama inda, kandi uwo mwari akazita umwana uzavuka w'umuhungu izina Emmanuel. Nta kindi, nta nubwo asobanuye ngo Emmanuel bisobanura iki. We avuze iki Imana imuvugiyemo. Ariko muri Yesaya 9:5 biragaragara yuko rwose arasobanura neza, akavuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nuko duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ese umuntu yakwibaza ngo iri zina rikomeye, iri zina ritangaje ry'Imana nzima ni aya mazina yose? Oya, ntabwo ari aya mazina yose. Aya ni amatitre ye, n'ibyubahiro bye, ni imirimo ye, ni ubwiza bwe, ni uburyo yiyerekana. Uwo mwana impamvu ari inshoboramahanga, nk'uko twabyumvise ubushize, kuvuga ngo umwana yatuvukiye kandi ni data wa twese uhoraho. Urumva, nta umuntu w'inyama n'amaraso wabyemera. Ariko nta kibazo, iyo Imana ivuze ibizi ikivuga, kandi igihe kigeze iragishura. Icyo nshatse kwereka no kubwira abanyumva nuko ibyo twizera abana b'Imana bigomba kuba byarateguwe mu ijambo ry'Imana. Uwo mwana nubwo ab'icyo gihe cyase abatabyumvaga, Imana ntabwo ibyitayeho, ntabwo babyumva, ariko igihe kizagera Imana ibigaragaze. Ijambo ry'ubuhanuzi risobanuka ryari? Ijambo ry'ubuhanuzi risobanurwa nuko Imana irishoje. Ariko igitangaje, nkuko mubizi mwese abanyumva, nuko igihe cyageze uyu mwari akaboneka, agasohoka mu bihe, agaseruka. Haleluya! Utagasohoza ijambo rye. Koko na marayika Gabriel akamugenderera, koko iryo zina rikagaragara, koko uwo mwari agasama inda, koko Imana igaseruka igasohoza ijambo ryayo. Ariko abafarisayo b'icyo gihe n'abasadukayo n'isi y'icyo gihe na Isirayeli y'icyo gihe banga kubyemera. Ariko haboneka ba Petero, haboneka ba Yakobo, haboneka ba Nataneli, haleluya, haboneka ba Zakayo, haboneka intumwa z'Imana, haboneka bene data, haboneka bashiki bacu, haboneka b'Imana ihumura amaso, bamanika amaboko baravuga ngo gloire à Dieu, iby'Imana yari yarabwiye abasogokuruza irabishoje. Icyo gihe Imana ntacyo biyibwiye, abo yari yarageneye ko bazakira iryo jambo niba bayihagije. Nanjye ngize gutya ndashimira Imana, nta n'umwe uzakira ijambo ry'ukuri atarabiteguriwe, nta n'umwe uzakira ukuri kw'ijambo ry'Imana no mu gihe tugezemo Imana itaramuteguye. Mu gihe ijambo ry'ukuri ribwirijwe, quand la parole de vérité est prêchée avec la Bible à l'appui et les saintes écritures clairement parlant, et les hommes refusent, le Seigneur, le Dieu vivant, le garde seulement ses élus. Iyo ijambo ry'ukuri ribwirijwe rishingiye ku byanditswe byera, rishingiye ku kuri kwayo kugaragara, nta cyongeweho nta kigabanyijeho, abantu bakakwanga, ntabwo bikubuza kuba ukuri. Imana icungana n'abana b'Imana yateguriye kwakira uko kuri, kuko n'ubundi uko kuri ntabwo ari virgere, ntabwo ari inyigisho za giseseka, ni ukuri guhishwe.
n'ishoboramahanga. Umuntu w'inyama n'amaraso ntazigera asobanukirwa imvugo y'Imana. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo yarabivuze abwira abafarisayo muri Yohana 8. Muri Yohana 8 yarabivuze avuga ko ari ibintu bitoroshye. Umwami wacu Yesu Kristo rwose yarabivuze muri Yohana 8. Wera ku murongo wa 38. Jeweho ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Aho n'umurongo wa 38. 39. Yohana 8:39. Baramubaza bati Aburahamu niwe data? Baramusubiza bati Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica. Kandi n'umuntu babwiye iby'ukuri ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uhereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Iyo dusomye umurongo wa 42 nako 43, haravuga ngo niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Jean 8:43. Disons un peu en français. Jean 8 verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. N'ikibazo gikomeye kuki mutumva imvugo yanjye. Yohana 8:43. Ikibazo gikomeye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana rose rizaguma aho ngaho ribura abaryumva. Ntabwo byashoboka. Igisubizo kiri hano muri Yohana 10. Murongo wa 1. Nukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo kurira ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Kuzahura no kuzohereza mu rwuri kugira ngo zijye kurya, kugira ngo zigaburire. Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntacyo tuzabura. Afite intama, kandi urwo rwuri ni ijambo rye. Kandi ijambo iyo rihishuwe niho rivamo ibyo kurya bitunga ubugingo. Hari abatabasha kumva ijambo ry'Imana, hari n'abana b'Imana bagomba kurisobanukirwa. Umurongo wa 4. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere,
zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Shimiye Imana. Bamwe ntibashobora kumva ijambo ry'Imana, bamwe ntibashobora kumenya ijwi ryayo, ariko hari abana b'Imana bazi ijwi ryayo. Intama z'Imana zizi ijwi ryayo. Ubushize narabibabwiye, n'ubu ndabigarukaho kugira ngo umenye ko uzi umuntu ugomba kubuzi mu maso ye, uzi izina rye, uzi ijwi rye. Kugira ngo tumenye ko tuzi Imana, tugomba kumenya izina ryayo, mu maso yayo, n'ijwi ryayo. Pour dire que nous connaissons Dieu, le Dieu vivant, pour dire que nous le connaissons, nous devons connaître sa face, son nom et sa voix. Alléluia. Buri muntu wese afite ishusho ye, akagira izina rye, akagira ijwi rye. Natwe tuzarushaho no kubibona kubwira ijambo Imana yaduhaye. Tuzi izina ryayo, tuzi mu maso hayo, tuzi ijwi ryayo. Hano umwami arabyivugiye ngo mes brebis connaissent ma voix. Intama zanjye zizi ijwi ryanjye. Iyo amaze kwahuriza zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira umugani ariko ntibamenya ibyo ababwiye. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo ababwiye. Umurongo wa 11, nijye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo atari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize. Iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza. Umurongo wa 14, kandi menya izanjye zikamenya. Nijye mwungeri mwiza kandi menya izanjye nazo zikamenya. Jean chapitre 10 verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ndashimira Imana kubwira itangazo ry'umwami wacu Yesu Kristo. Biranditse neza muri Yohana 10:14 ngo nzi intama zanjye nazo zikamenya. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Un point, un trait. Il n'y a pas de confusion. Les brebis de Dieu, les brebis du Seigneur les connaissent. Et le Seigneur Dieu les connaissent. Nous kuvuga ngo abana b'Imana bazi Imana. Imana nayo irabazi, nta rujijo ruhari. Bivuze ngo hari abana bazi Imana, hari n'Imana izi abana bayo. Ijambo ry'Imana rero riserutse rikaza mu mvugo y'ijuru, abantu barisitaraho. Ubwenge bw'abantu ntabwo burishyikira, nubwo bakubaka amashuri, nubwo baminuza. Ijambo risohotse mu mvugo y'ijuru rikaza rivuga ngo Uwiteka Imana azabaha ikimenyetso, ngo dore umwari azasama inda. Iyo aba ari imvugo idasobanutse. Ijambo ry'Imana risohotse mu mvugo y'ubuhanuzi rikavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, azitwitangaza, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ijambo ry'Imana rikakomeza, ukomeje hepfo ngo umwete w'uwo Uwiteka uzabisoza. Igihe cyagera bigasohora. Abatari intama z'Imana ntabwo babyakira. Niyo mpamvu ijambo ry'ukuri, l'évangile éternel, ubutumwa bw'iteka, ntabwo buri ku isoko, ntabwo ari ubutumwa buciriritse, ntabwo ari ubutumwa bukomerwa amashyi n'uwo ari we wese. Ni ubutumwa buhishwe, ni ubutumwa, haleluya, bufite abo bwagenewe. Abo nibo Yesu avuga ngo mes brebis connaissent ma voix. Abo nibo Yesu avuga ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye. Nzi intama zanjye nazo zikamenya. Umwami Imana aduhane umugisha. Ariko se koko iri zina
ni izina koko ritangaje, koko ni izina ry'icyubahiro, koko ni izina ry'ubwiza. Ijuru ryarabihamije. Ntabwo ari izina ryatanzwe na Yosefu, ntabwo ari izina ryatanzwe na Mariya, ni ijuru ryatanze iryo zina, ni Imana ubwayo yatanze iryo zina. Muri Yesaya 7:14 Imana ivugiye muri Yesaya ngo umwari azasama inda abyara umwana w'umuhungu kandi azamwita Emanueli. Ntabwo basobanuye ngo Emanueli kubera iki, nuko byagenze. Ariko iyo dusomye muri Luka 2, ariko reka duhere muri Luka igice cya mbere, Luka igice cya mbere murongo 26. Luka 1:26 turageza kuri 38. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Yesaya waravugishwa imyaka 700 irenga mbere yuko Imana isohoza iri jambo, aravanga umwari azasama inda. Noneho marayika Gaburiyeli atumwe n'Imana avuye mu ijuru ajya kuri uwo mwari. Urabona ko umwari atangiye guseruka. Murongo 28 amusanga aho yarari, aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, Umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Byumvikana neza? Uzamwite Yesu. Ntabwo ari izina Mariya yashatse, ntabwo ari izina Yosefu yashatse, ni ijuru ryaritanze. Uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Ariko impamvu iryo zina ari Yesu Kristo turayibona mu kanya, nuko hari n'abandi bantu iri zina baryiyita kandi ni uburenganzira bwabo, bakiyita Jesus barahari. Banza hari n'umukinnyi w'umupira uryitwa, ariko ntabwo ari abo ngabo. Uyu nguyu iri zina ririhariye. 32 azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Ni ikibazo. Ariko ijambo ryarabiteganije ry'ubuhanuzi ngo Uwiteka Imana azabera ikimenyetso, umwari azasama inda. Igisubizo ku murongo wa 35 marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amena. 38 Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze.
nagira ngo mbatangarize ko mu gihe ijambo ry'Imana risohotse uribwe akaryizera, Imana iraryerekeza ikarisoza. Ndagira ngo mbabwire ngo Mariya akivuga ngo dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze, ku murongo wa 38, Mariya aramusubiza ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nagira ngo mbatangarize ko akivuga iryo jambo yahise asama. Akivuga iryo jambo inda yahise yinjira. Muri Luka 1:38 Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Nayo ndimo mbabwira ngo Mariya akizera iryo jambo. Mariya akivuga ngo dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze, Imana yahise isoza ijambo ryayo muri ako kanya. Mariya yahise asama kubera ko Umwuka Wera aza kukwizera gugushingiye ku ijambo ry'ukuri. Iyo wizeye ijambo ry'Imana urishuriwe, Imana ikishinzwe no kurisoza. Nibwo buryo Mariya yashoboye gusama. Dusomye hano mu Gifaransa Luka 1:38. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Igisabwa ntabwo ari gutekereza mu n'ubwonko ku ijambo ry'Imana, igisabwa ni ukuryizera, ariko nabyo ni ubuntu bw'Imana buduha kuryizera. Nkaba nshimira Imana ko hari bene abo bantu. Hari iyo semence d'Abraham, hari abantu bateye batyo, ijambo risohoka ryarasa ibishashi, ryahishurwa, ako kanya rigasanga barifitiye umwanya mu bugingo bwabo. Ntabwo biva mu bwongo, oya, ni nk'imbarutso, ni nk'imbarutso, ni nk'umuriro waka, ni nk'umuntu ucanye itara. Baba ari abantu basanzwe bategereje, bameze nka wa Musamariyakazi muri Yohana igice cya 4. Nubwo yari afite ubuzima bubi, ari indaya, ariko munsi y'ibyo byondo hari imbuto y'umukobwa wa Aburahamu, hari imbuto y'Imana. Mu gihe akubitanye n'ijambo, ako kanya arahishurirwa, ijambo ryamugeze imbere, ahita atangaza ngo dutegereje Mesiya. Ni ukuvuga ngo yari mu buraya ategereje Mesiya. Ijambo ry'Imana risohotse risanga muri we afitemo umwanya, mu gihe abigishobokamana, abafarisayo n'abasadukayo n'abantu beza ku maso y'abantu ijambo ry'Imana bataryumva. Nk'uko twabyumvise ngo kuki mutumva imvugo yanjye, Yohana 8:43. Ni ukubera ko mudashobora gusobanukirwa kwakira ijambo ryanjye, kumva imvugo yanjye. Ariko nk'uko twabibonye muri Yohana 10, umwami ubwe yaratangaje ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, mes brebis connaissent ma voix. Nagira ngo mbatangarize ko iryo jwi c'est la voix de la parole, ni ijwi ry'ijambo. Ntabwo ari umanza, ntabwo ari ukuburana. Ijambo risohotse, abana b'Imana nabo barasohoka. Ijambo ry'Imana ricanye, umucyo ukaka, abana b'Imana barawukurikira. Ntabwo wamenya n'ibanga ry'Imana uko Yesu yabyivugiye ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye. Uko Yesu yatangaje muri Yohana 10:14 ngo je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Nzi intama zanjye kandi intama zanjye ziranzi. Aho ngaho nta nyoroshyo ihari. Nubwo wakubaka icyumba cy'amasengesho ukiyiriza, abantu bubaka ibyumba by'amasengesho bakajya ku misozi yo gusengeraho. Mu Rwanda leta yarinze kubirukana kubera umutekano, bakajya mu masenga ngo barashaka Imana. Ntago washaka Imana, Imana niyo gushaka.
ntabwo washaka imana, ntabwo wakwiye kumenya imana imana itakwishuriye. Nibyo twabonye muri Luka 10. Mwami wacu Yesu Kristo amanitse amaboko ashima imana ngo ndagushima data mwami w'ijuru n'isi ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abana bato. Yongeraho ijambo ryiza ngo ndagushimira kuko ariko wabishatse. Ntawuzi umwana wari we keretse se, ntawuzi data wari we keretse umwana, n'umwana ashatse kumumenyesha. Iri jambo turimo kumva, izina ritangaje ry'Imana nzima rifitanye isano no kuyimenya. Iyo wamenye izina ryayo, ukamenya mu maso hayo, ukamenya ijwi ryayo, uba wayimenye neza. Nubundi ayo basubiriramo, iyo uzi umuntu umenya uko yitwa, ukamenya uko asa, ukamenya ijwi rye. Natwe turashimira Imana, tuzi izina ryayo, nicyo turimo kubwiriza, tuzi mu maso hayo. Izina ryayo ni umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bakolosayi 1:15 ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Yesu Kristo nawe yabwiye abigishwa bo ngo wambonye aba yabonye data. Ariko ntabwo ari ukumubona aya maso n'amatwi, oya, ni indi shusho y'Imana imenywa n'Uwimana, ivanye ipaziya ikamwiyereka. None wowe urabwiriza iki niba utatwereka Imana? Sinjye ubereka Imana, njye ndabwiriza ijambo ryayo. Imana ubwayo ikamanuka ikishurira intama yayo kugira ngo ibyo Yesu yivugiye ngo intama zanjye ziranzi nanjye ndazizi bisore, ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye. Ibi tumaze gusoma muri Luka 1, niyo turebye muri Matayo 1:18. Matayo 1:18. Turasoma tugeze ku 24. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwishwa. Kumubenga rwishwa biravuze ngo ubukwe bube, abantu bagire ngo ubukwe bwabaye, amubwira ati nyiramama wanjye dore icyumba hariya, nanze kugukoza isoni. Ariko Yosefu nawe Imana yari yamuteguye, nanze kugukoza isoni. Ibyo kuvuga ngo mutwite inda y'Umwuka Wera, ibyo ngibyo byabaye. Umwuka Wera wahe byariya, kubera ko Yosefu yari umukiranutsi, nta buriganya bwari muri we. Imana ntiyari kumurika ngo ibyo bikomeze gutyo. 20 Matayo 1:20. Akibitekereza cyo ngundira Imana, ntiyaretse anabikora, amuha akato. Yaragiye kumuha akato kubera ko yabonaga ko atwite ikinyendaro. Akibitekereza, mu nyumve bitaraba, akibitekereza, Uwiteka himbazwe. Marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'Umwuka Wera. Ibyo ni Uwiteka aravuze, ibyo ni ijambo ryayo, turabyizera tuvuze ngo amina. Witinya kurongora Mariya, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ntabwo ari ugupfa gukiza, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Imanueli. Risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'Umwami Imana yamutegetse,
arongora umugeni we, ariko ntibaryamana arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Aya ni amateka ariko y'ukuri. Ce ne sont pas, c'est pas une histoire légendaire, c'est une réalité. Ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, igihe cyarageze, ibyo abantu basuzugura, ibyo abantu bamwazaga Yesaya bamwishe bamukerereza urukezo bitewe nuko ibyo yavugaga bitumvikana. Ariko igihe cy'Imana kigeze, iryavuzwe rirataha. Yari yaravugishijwe muri Yesaya 4:14 ngo Uwiteka Imana azabaha ikimenyetso ubwe, umwari azasama inda. Igihe kigeze, umwari aracomoka, umwari araboneka mu gihe cy'Imana. Imana ifite abagaragu bayo ku isi, ikagira n'abagaragu bayo mu ijuru. Ituma Gaburiyeli ni marayika utangaza inkuru nziza azivanye ku Mana. Mikayeli ni umugabo w'ingabo z'Uwiteka, ni marayika w'urugamba. Imana ifite gahunda, ituma Gaburiyeli kuri Mariya, iraharamusuza ngo uyiriwe, Uwiteka ari kumwe nawe, witinya. Aramubwira dore uzabyara. Yari umwari, yari isugi, agwa mu kantu, ati nzabyara gute ko nigeze menya umugabo? Marayika aramubwira ngo umwuka wera azagutwikira, kandi umwana uzabyara azaza ari uwera, uzamwite Yesu. Ntamasubiyemo, abanyumva mwese, ntabwo ari izina ryatoranijwe na Yosefu, ntabwo ari izina ryatoranijwe na Mariya, ni izina ryavuye ku Mana. Ibi byarashyitse muri Luka igice cya 2. Muri Luka 2 uko marayika yabibwiye Mariya niko Imana yashoje ibyo yavuze. Dore ku murongo wa 8, ushaka yazahera ku murongo wa 1 akareba aya mateka, ariko twe turasoma duhereye ku murongo wa 8. Muri icyo gihugu harimo abungere bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'Umwami Imana abahagarara iruhande. Ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Mwitondere umurongo wa 10, turabisubiramo. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. 11, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Uyu murongo wa 11 uneye amatsiko, reka ngusome mu Gifaransa. Muri Luka 2:11. Luc, nous lisons au chapitre 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Niyo mpamvu Mwuka Wera isamagarika. Niyo mpamvu tuzana hano abari Icyongereza, Igifaransa, kubera ko indimi Imana yaraziduhaye. Abanyuma mutega amatwi. Mu Kinyarwanda mpamvu tuba tusuzuma no mu zindi ndimi.
mu kinyarwanda Luka 2:11 haravuze ngo kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Bazanye inzagihe murongo wa 11 kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Ntabwo azaba Kristo umwami, ahubwo uwo mukiza wavutse niwe Kristo umwami. Lisons bien en français. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Alléluia. Aho ni ibanga riri. Noneho ndisobanurira mu kinyarwanda. Aujourd'hui, uyu munsi, dans la ville de David, mu murwa wa Dawidi, il vous est né un sauveur, umukiza yabavukiye, qui est Christ le Seigneur, qui est le Christ le Seigneur. Nukuvuga ngo Kristo wahozeho. Mariya ntabwo yabyaye Kristo. Ntabwo marayika yakora ikosa ngo amubwire ngo uzamwite Kristo. Oya, Kristo yari asanzwe ariho, ariko uwo Yesu wavutse, iyo Mana yambaye umubiri, nta wundi mwami, nta wundi Mesiya. Marayika abwiye abungeri ngo uwo umukiza yabavukiye mu murwa wa Dawidi, qui est le Christ le Seigneur. Mu kinyarwanda bari baturiganyije ngo uzaba Kristo umwami. Uyu muteoloji wabisobanuye niko abyumva mu bwenge bwe. Ntabwo ari uzaba, c'est ce qu'il est. Niwe Kristo umwami. Bivuze ngo iyo dufashe rya zina rya Yesu babwiye Mariya, Gabriel yabwiye Mariya tukarihuza n'iri tangazo, marayika aje gusobanura neza, aragira ngo bamumenye batamwitiranya. Nababwiye mu kanya ko Yesu ni izina abantu biyita. Ba Jesus barahari n'abakinnyi b'umupira nabibabwiye, ariko hano barimo baratwereka l'identification. On nous montre son identité. Umukiza yabavukiye ariwe Christ le Seigneur, niwe Kristo umwami. Mu kinyarwanda bavuze ngo uzaba Kristo umwami. Rekada. Aujourd'hui, uyu munsi, dans la ville de David, mu murwa wa Dawidi, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Umukiza yabavukiye ariwe Kristo umwami. Biranesheje cyane. Iyo dusomye umurongo wa 13, 12 nyine baragiye baramubona ari mu muvure w'inka, ko n'umwana w'intama agomba kuboneka mu muvure. 13 Luka 2:13. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu yishimira. Amarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungere baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo umwami Imana atumenyesheje. Nushaka uzakomeza usome ayo mateka, ariko baragiye kuko barabibona. Cyo nashaka kuvuga hano gitumye nsoma murongo wa 13 no 14, nuko iryo zina ijuru bararisingiza. 13 na 14 ngo, et soudain, verset 13, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Mugiye Mana azozaga ijambo ryayo, ijuru riranyeganyega, fanfare. Hari n'abandi bamarayika bameze nk'abandi b'abasirikare icyo bita band, ingabo zifite izumbeti
ijuru riranyeganyega. Ariko bene data, reka mbisubiremo, wowe unyumva, Imana igwaye gusobanukirwa ijambo ryayo, ujye uyishimira. Imana isiga insengero zuzuye, Imana isiga amasinagogi y'abafarisayo n'abasadikayo zuzuye, n'amategeko ya Mose baririmba n'amazaburi. Ijya mu ishyamba aho abashumba bari bagiye kugisha, kubera ko umwana yari yabuze umwanya mu hoteli, umugore yari yabuze, Mariya yari yabuze umwanya ahacumbika, kubera ko Imana nyiri ijambo byasabaga yuko uwari uvutse yari umwana w'intama wagombaga kumena amaraso. Intama ivuga nk'izindi, intama ibura umwanya mu hoteli, ibura amacumbi, imbaraga z'ijuru kuboko kw'Imana kurayisunika kugira ngo aze kubyarira mu kirugu. Imana igota kugira ngo ijambo ryayo risore. C'est l'évangile merveilleux, n'ubutumwa bwiza cyane, ariko buhishurirwa buhabwa abantu basanzwe boroheje. Un évangile merveilleux mais qui est destiné aux simples. Abantu bari kwiragirira bakama bambaye amasinde, bagisha, ijuru riranyeganyega, marayika arabagenderera, ame bande yo mu ijuru, sibyo? Ingabo zo mu ijuru ziririmbira Imana, zibashyiraho umuziki, ijuru riranyeganyega. Ibyo ntabwo abandi babyumvaga. Imana yatoranya abo bashumba kugira ngo babe abahamya, ntabwo abandi babibonye. N'abanyabwenge bavuye mu gihugu cy'i Babuloni bagenda babona inyenyeri, ibyo muzabibona muri Matayo 2. Baje kumuramya, bageze mu gihugu cya Palestine, muri Israel, babona ko bahageze, bari hafi, bavana amaso ku nyenyeri bajya kubaza abantu, kuko ikimbwira ko bari abakire, ikimbwira ko bari abanyacyubahiro, nuko ijambo rivuga ngo bari abami. Niyo mpamvu ntabwo bagiye kubaza ku muturage, bagiye kwa Herode. Baramubwira bati, Herode karibu, twabonye inyenyeri, umwami wavukiye aha mwatuyobora. Urumva umwami yari kuyobora, kwemera ko havuka undi mwami? Arambwira ngo ntabwo mbizi, ariko ntabwo yababeshye, ngo ntabwo tubizi, ngo nimwe tubyumvanye, ngo ahubwo ngo nimugende ngo nimuhamenya ngo muzaze mumubwire nanjye njye kumuramya. Ngo twagiye, ntabwo twasubira inyuma, bavuye kwa Herode. Mwene data, mushiki wanjye, namwe mwese munyumva, uko Imana yaguhamagaye ikaguhishurira mu ijambo ryayo, mu gihe bikenewe yuko umenya icyo ukora, jya ureba Imana. Bongeye kubura amaso, babona ya nyenyeri, inyenyeri iragenda, isohoka muri quartier, isohoka mu baturage, iragenda. Abami baravuga bati, none byagenda gute? Iyo atari abantu bakoresha ubwenge bwabo, bari kwisubirira inyuma, yinjira mu ishyamba, mu misozi, iragenda. None wowe, umwami n'umwami, wowe wa nyenyeri we, wowe kurikira inyenyeri, iragenda, igeze kuri cya kirugu cy'inka, muri wa muvure aharyamye w'Imana, wa mwana, inyenyeri irahagarara. Abo babami barasesera, baramubona, baramuramya, batanga amaturo. Gloire au Seigneur, Uwiteka himbazwe, icyo Imana ivuze iragisohoza. Nababwiye ngo ni ubutumwa bwiza bw'icyubahiro butangaje, ariko bubikirwa aboroheje. Niyo mpamvu nk'uko twabibonye ku murongo wa 13 nako ku murongo wa 11, ndagira ngo mace umurongo, kuko birakenewe. Je vais souligner Luc 12, verset 11, c'est très important. C'est là où se trouve le secret. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Uyu munsi mu murwa wa Dawidi habavukiye umukiza, ariwe Kristo umwami. Ntabwo abangaba bavuze ngo ari uzaba Kristo umwami, mbisubiyemo, byakosowe. Noneho tubihuje n'ibyo Gaburiyeli yabwiye Mariya, uzamwite Yesu, n'ibyo Gaburiyeli yabwiye Yosefu, uzamwite Yesu.
yesu marayika aramusobanuye neza indanga ye, ikimuranga, izina rye neza ryuzuye. Uyu munsi mu murwa wa Dawidi umukiza yabavukiye ari we Kristo umwami. Bivuze yuko mu by'ukuri ni Yesu Kristo umwami. Cela c'est le Seigneur Jésus-Christ. Fata Yesu. Noneho ibi bintu bimeze gute? Kugira ngo ducungurwe, Imana yagomba kwambara umubiri kamena amaraso. Uriya Yesu uriya mubiri, uriya muntu mu gihe yambaye umubiri, uyu Kristo wari usanzweho, uyu Kristo umwami mu gihe yambaye umubiri ahita hinduka Yesu Kristo. Murabyumva mwese, mubyumva banyumva? Mu gihe yambaye umubiri, iri zina rya Yesu ryazanywe nuko yambaye umubiri, ariko Kristo umwami we yarasanzweho. Nibyo biri muri Abakorinto ba mbere cyo cya 4. Mbere yuko soza, je dois marteler là-bas, je dois marteler pour que son nom soit bien expliqué. Jésus, tu l'appelleras Jésus. Mais des explications claires ont été données au berger. L'ange a déclaré, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Nibyo hano marayika nubwo Mariya yawe isezerano abwirwa ko umwana azitwa Yesu, ariko ijuru rihita ritangaza ko Yesu umukiza wavutse ari we Kristo umwami. Bivuze ngo iyo bihujwe iryo zina kugira ngo ryuzure rihita rihinduka le Seigneur Jésus Christ. Nibyo Yesu Kristo ari we mwami Imana. Iyo usohoye mu Bakorinto ba mbere 10 twaranahasomye mu minsi yashize, ariko ntabwo biturambira. Umurongo wa 4 hatwereka yuko Kristo yari asanzweho. Bakorinto ba mbere 10:4 kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Abandi bande n'Abisirayeli mu butayu mu gihe cya Mose. Bivuze ngo Mariya ataravuka Kristo yariho. Ntabwo ari Yesu, ni Kristo. Yesu ni mu gihe Kristo yambara umubiri ni izina rya Yesu ritangwa, ariko mu by'ukuri nyiraryo uwo wambaye umubiri ni Kristo umwami. Baba ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga ari cyo Kristo. Niyo mpamvu Yesu Kristo yahise akura inzira ku murima w'Abafarisayo muri Yohana 8:58 dusoza. Yohana 8:58. Ariko kugira ngo tubyumve neza, duhere kuri 56 tugeze kuri 58 mbere yuko dusoza ngo dusenge. Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. 57 Abayuda baramubwira bati, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? 58 ariho nshaka. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Aburahamu atarabaho ndiho. Avant qu'Abraham fût, reka wenda mbisomo uko byanditse, Jean chapitre
8, Jean chapitre 8, verset 56 au verset 58. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir d'avoir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Aha niho ngira ngo abanyumva mwese mutega amatwi. Bivuze ngo Abisirayeli bamwerera ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, iyo ni Amina, genda byizera ngo kandi icyo gitare yari Kristo. None hano Yesu ari imbere y'abafarisayo Arababwira ati Aburahamu yifuje kubona umunsi wanjye. bati nturanaje mara imyaka 50. None wowe uravuga yuko Aburahamu Aburahamu atarabaho ndiho. Uyu nguyu wararuha Aburahamu atarabaho ni Kristo. Nibyo marayika yasobanuye ngo il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Umukiza yabavugiye ari we Kristo umwami. Bivuze ngo shingiye ku ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kurisoma, iri zina ritangaje ry'Imana nzima ni umwami Yesu Kristo. Ariko Kristo yari asanzweho nk'umwami nk'Imana, bimusaba ko aza kuducungura yambara umubiri. Uwo mubiri waremwe mu nda ya Mariya niwo wahawe izina rya Yesu. Tujye turekera ijambo ry'Imana mu mwanya waryo. Ntabwo marayika yabwiye Mariya ngo uzamwite Yesu Kristo, oya, cyangwa Yosefu, oya, yababwiye Yesu gusa, kuko Kristo wasanzweho. Nkaba mvuze ngo iyo ni Amina. Niyo mpamvu iryo zina ry'umwami wacu Yesu Kristo niryo twizera, niryo dukirizwamo, niryo tubatizwamo, niryo tugenderamo, niryo tuhererwamo ibyaha, niryo ryaducunguye. Ni izina ritangaje, ni izina ry'ubwiza. C'est un nom merveilleux. C'est un nom qui est unique. Ni izina ryihariye, ni izina imigambi y'Imana yasohoreyemo. Uwiteka aduhane umugisha. Abanyumvise mwese muri iri jambo nkaba mbasaba uyu mugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uko Imana yabwiye Abisirayeli nk'uko bari ko muzajya mushyira izina ryanjye ku bwoko bwanjye kugira ngo mbuhe umugisha, ngo mujye mubabwira ngo Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abahe umugisha. Bisobanuye Yawe, Uwiteka abahe umugisha. Natwe mu isezerano rishya iri zina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka ariduheremo umugisha. Amina. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ijambo ryawe ni igitangaza. Nkuko Dawidi yabivuze ngo ijambo ryawe Mana yanjye rindutira zahabu yose, rindutira feza zose. Ijambo ryawe mwami rihishuwe, ry'ukuri, rizima, ni umutungo utagereranywa. Ndagushimira mu gitondo cy'uyu munsi kutuganirisha. Ndagushimira mu gitondo cy'uyu munsi kutumanyura umutsima. Ndagushimira mu gitondo cy'uyu munsi kwa abana bawe washimye ko kuri uyu muyoboro w'ikoranabuhanga bakira iri jambo. Ndagushimira ko wabateguye, ugategura imitima yabo, kandi mwami bakakira ijambo ryawe banezerewe. Nkaba ngusaba ngo ubahe umugisha. Mwami udukomereze mu ijambo ryawe, turindire mu izina ryawe watanze. Mukiza mwiza, kubwira izina nk'uko twabyumvise ubushize ngo ndagirira izina ryanjye ne kubarakarira, ndazirira izina ryanjye mbe nifashe. Ndagusaba ngo kubwira izina uduhe umugisha twebwe abana bawe, umugisha abaryizera, umugisha abakiriye ijambo. Ushimwe kandi ushimwe. Nkaba nagusaba kugira ngo ku cyumweru gitaha uko wabiteganije uzongere uduhe gusabana nawe mu ijambo ryawe,
uzadutegurira ameza adukwiriye, uduhe ifunguro ridukwiriye, uzaduhe ibihe byiza. Ushimwe kandi uhimbazwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana ihe umugisha abumvise ijambo mwese, amen. Ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere ryariho ryahoranye n'Imana, kandi iryo jambo ryari Imana, niryo ryaremye byose nta na kimwe kivuyemo, niryo ryaremye umucyo mwiza. Ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye. Nta muntu wabonye Imana, nta muntu wumvise Imana, nta n'uwayikozeho atari muri ryo. Nta handi Imana ituye, nta handi Imana ikorera, nta handi Imana ibonerwa atari muri ryo. Ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri, 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 niryo mucyo nyakuri waje hano ku isi ngo umurikire umuntu wese. Jambo yabaye umuntu maze abana natwe, yuzuye ubuntu bwinshi n'ukuri kose. Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo. Niryo Yesu yatubwiye ko ari ryo mwuka kandi niryo bugingo buhoraho, niryo ryeza abizera iyo barikomeje, iyo baryizeye uko ryanditswe. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane. Kuryumva ni byiza, kuryizera ni byiza, kurikorera ni byiza, byiza cyane. Kuribwiriza ni byiza, kuriririmba ni byiza, kurisingiza ni byiza, byiza cyane. Ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura. Ridasobanuwe n'umwuka, ridahumetswe n'umwuka, ntabwo aba ari ijambo habe na gato. Rihinduka inyuguti mu kanwa ka Satani, rihinduka urupfu iyo aribwirije. Ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka. Ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi niryo butumwa bwiza twabwirijwe. Petero na Pawulo, Yohani na Yakobo, abo bahamya b'ukuri niryo babwirije. Mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana,
ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana rizahoraho iteka, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo.